Ibizibureza wakwemera ngakoraho se yego sha Wakoze urabona gute wowe si sawa se si promotion waye bana se promotion ndaje yo kugurira imineke nese imyambaro biti nese birakureba ni imyambaro isanzwe my data kirira akantu ufite ngo kirire mu nigendere nagufashe egerayo mweru tunyobwa rata igirayo yego rata wewe turamwerera ese bakwita nde simbona sari soya oye nese nubiskinga ari bwo bunyobwa bwa kera we bakwita nakubonye ndakwishimye banyita sandunda namane wanje nawe bari tayari mushimira cyane umva se nyine mpa nkubwiri ntabwo wanshika Yes, kanizere ko mumeze neza aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye. Amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba. Nizere ko mumeze neza cyane. Igiti giteye basonga cyatanga tuza kanze mabere ibishambure byabuze mavuta y'abademu cyangwa se gahanga kananiye abagurnye kuri subscribe, like, share na comment kuri Igo TV 50 ndetse no ku Karubanda TV. Aha rero duherere mu karere ka Kicukiro. Mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama. Mu mudugudu wa Twishoreza ahagana ku gasoko aho bita mu Cyumbati twabonye umugabo bita Sandunda manzi muri no minsi ari kubica bigacika kabaye umunsi umwe namubonye ari pastor abwiriza abantu ariko kuri uyu munsi none ari kugaragara mu mashusho agiye atandukanye ari umutinganye noneho yambaye ikanzu arantu tumurabutswe hano ku isoko mitampamagara cameraman wanje Hasani abangezeho ubwo rero mbibutsa ngo utakoze subscribe niko kabi mukore subscribe nyamuneka ubundi biganiro byacu uzabibona gatanu ku kandi igiti gitebasoga cyatara kutuza kanza babere genana nanjye urebe ibigiye kubera hano aho ari kuhahira ibintu bigiye bitandukanye ku masoko araho niyeza kumubona kare arimo kugura amasutiya mu muhanda arimo yerekeza ahantu hari isoko muri icyo Cyumbati nyine ubwo gumana nanjye ujyana nanjye urebe ibikurikiraho nkukuyeho nyine nese wancika wambabari ukamva hejuru oya humura ariko twe turi inshuti gatiye tugana nk'inshuti sibyo nyine umvase babarira wamuskora umvase nyine mbihorere eragura umusitatu batugomba kugaragaza nta kibazo hari cyo kirimo urajya bigende gute nyine nagira ngo tuganire bisanzwe nk'inshuti ariko ubwo nande ko ndahanga nakubonye uri kugura utuntu hari hirya twakereke shoze hasi babarira rwose ariko wambaye neza pe abantu bose wambaye neza noneho umva se tuganire basi tuganire urumva twebwe urumva tukugezeho hano sibyo nari nkubonye ahantu uri kugura utuntu twakereke shoze ukuntu ndamvuga ntago wancika bitamagara cameraman wanje nawe bari tayari mushimira cyane umva se nyine mpa nkubwiri ntabwo wancika nyine babarira reka kuneza nkasirambwa zibyegera imbwa ntago do kamera twayikuyemo katuganire nk'inshuti none sibyo amaze na kamera wayikuyeho iki ngiki nta kibazo n'umurimbo biri aho ngaho nta kintu kimaze nawe unesheje ne tuganire tuye no guhahara mu isoko umva tujye gwahira ikize kandi ngiye wirahira niho umaye okay nta kibazo ako nizere kumeze neza nyine mfite nyuma y'ubu profete se ibi ngibi noneho watuzanye ni ibiki koko we tubwira ariko tuganirize we tugabaranda kwinginze ari ibyo ngibyo uri kuvuga ntibikureba ari nibi ngibi ntago bikureba byose birandeba amakuru nkuhaya erega umustar tugomba kumenya ubuzima bwa buri munsi ubayeho icyo ngufashije no kugenda ukambira uruhande kuko nta makuru kugera ngo n'ubundi ndi bugenda ninjiyeho ku muhanda mbakubonye gutyo hanyuma none mpitavuga nti uko biri kose uyu muntu ni umustar agomba kumenya ngo bimeze bite kumenya ibyo uko uhagaze mu buzima bwa buri munsi rega wanjye urabizi ndakuba sibyo urabyemera ko nkubaha twubane rero ugende n'ubundi ndagira nta kibazo ariko tujye tuganira neza nk'abavani nk'umudusobanurire sibyo ibintu biracyari pranka bimeze bite cyangwa byafatisha indi ntera tuganiriza ariko tuganirize wambabariye koko basi minzira nigendere okay tugere tuganira basi tugere nyumva nkubwira sibyo se ndasurambwira iki reka nkubwira sibyo dusobanurire urumva igihari uyu munsi ni ikihe nimba nuko je kwigurira imineke nase imyambaro biti
nese birakureba ni imyambaro isanzwe my data mubyeyi umuntu amubona gute tuganirize ntabwo kamera iriho kamera twayikuyeho tuganirize mwana bafite isoni harata haha ikisabo ndaha turi kumwe rwose nta kibazo mireke nangaye mubyeyi ni ijana okay nta nubwo mbohenda mu cyumba ati ni sawa ufite amafaranga uyu n'umuherwe vokasezo harimo za magana ane n'iza turuwasi kirira akantu ufite mu kirere munigendere nagufashe Akoze kano karimo boro mani karimo boro nabagupfunyikira mubyeyi munamubona gute tubwire we ari nk'umwana wawe w'umuhungu umeze gutya wewe ngayibaza ari nk'umusaza wawe none umeze gutya gira ikintu utangaza basi vuga ntago tugura kugufotora ntago mbi bose afite isoni tuganirizaho gato mu masegonda make ashoboka sibyo uriya muntu abaye ari musaza wawe byagenda gute araguhaye wanze no kutubwira koko nakundi abanyakimbatero bafite isoni ntago tuzi ibyo ari byo sandunda ntago wancika turacyari kumwe gatanu ku kandi musaza niba ari igiti giteye ipasi niba igiti kirongo ipusi ni igiti giteye ipasi songa cyatanu ugiye koga se kandi yarahagije ntago wancika kameramani gina nanjye wenda nyico tu kana musikore wamvuye nyumva kubwira kandi nyumva kubwira nta kibazo wamvuye ndakuvunywa ariko nshaka ko tuganira wambabariye koko umva icyo nkora cyose utampaye amakuru ntago mbyemera nshaka unsobanurira oya buretse mana yanjye aka kazi kazatwica umva se ni ibintu buri kunkorera ngayihangane do nanjye nyine nanduye ariko nta kundi nese cyo wamvuye nese uri kumara ko ndi kukuvugisha nese nyine ryawe bigende nyine reba gende kukubwira wabaye iki kugira ngo wambare gutya ko tuzi ko wari profete ubu ngubu ubwiriza abantu bagakizwa aka kanya n'umuntu wabwiriza agafashwa niko gahinda mfite ntago wancika tutavuganye neza ufite ko kubwiriza se oya mbere wabwirizaga abantu bagafashwa ubuzari ndababwiriza ngo afashwe mwagiye mu nsengero se none se wabaye iki se basi wabaye iki byagenze gute nabaye iki ntacyo nabaye none se iyi myambaro ubona ari Akoze rero uko nari ndi siko ibintu umugore wawe arabizi manzi tuvugishe basi tuvugishe sibyo nago nkuvugisha baba we watuvugishije koko nago nkuvugishe n'amakuru ihangane tuvugishe gatoya cyane gatoya tuganire sibyo ngamba bara tuganire nyine tuganire yewe nagira ngo menye kuko mbere twatuzi ko ngo ni prank ako none ngende kubona byarafashe indi ntera ese tuganize meze bite urarwaye tukuvuze mbaza ikibazo kimwe ndikubaza mbere uravuze ngo waruzi ko ari prank uri kumva nese waruzi ko ari prank hanyuma ikibazo gihari ni ikihe numva aho ngaho uri kuvuga ikibazo gihari kwibereki wari usanzwe prank y'ibiki se ubundi ubwo prank yo kwigira umukobwa kandi uri umuhungu wowe nese nigize umukobwa he ibi ni biki wambaye maze kwambara bivuze ko nigize umukobwa none se hari umuhungu wewe wavutse papa we yambara ikanzu Akoze reka nkubaze sasa ikibazo wowe rero nta kibazo numva wari wambaza kizima sibyo nta kibazo na kimwe kizima numvishe wigeze mbaza sibyo je nakubajije ariko iki wambaye ikanzu uyu munsi wa none nuko ari umwenda w'abakobwa ariko utari w'abahungu kandi uri umuhungu hano handitseho nese amabere ufite nta mabere ufite ya kigore bantu mudukurikiye murebe rwose uyu ni umuhungu ahubwo yigize impungu se iki cyono nakigusiga mbabari mve hejuru iki cyono nakigusiga nyine ngiye nagusabye kuganira nawe basi unsubize ndetse nigendera kubera iki wahisemo muri no minsi kwambara ikanzu nk'abandi nuko nabishatse niko wabishatse yego niyo mahitamo yawe ibintu umugore wawe arabizi genda umubaze karabaye bakunzi bacu rero mudukurikire murebe nawe mujye muri commentaire mutubwire bimeze bite nyamuneka bakubwire wampaye hose nago nkuba Nubwo se wahunguriye none se wabyuka guruwa manzi weho tuvane mu rujijo sibyo weho tuvane mu rujijo utubwire uti niki bro ngwino tuganire rata reka tuganire mwese hari nta kibazo bro uyu muntu uramubona ute wowe
egerayo mweru tunyobwa rata igirayo yego rata wewe ese bakwita nde simbona sari soya oye nese nubisinga ari bwo bunyobwa bwa kera we bakwita nakubonye ndakwishimira banyita sadunda sadunda se ko nya nitwa amazina y'abastari uranyemerara nitwa Tupac Shakur kabaye oya wige yagukunze urobeye urimo urajya ye bigo se wakunze iki kuri nge uzi ikintu nakunze baby zibureza wakwemera ngakoraho se yego sha wakoze urabona gute wowe si sawa se si promotion nkwaye bana she promotion ntabwo gusa reka ndacyagushaka yego murabure se wambwiye naho ducya ukambwira na merewe nkajya kumukwisabira kuri we mwese mumva inyuma umva se bro rata tuganireho gatoya sibyo gatuganireho gatoya uyu muntu umubonye gute uyu mukobwa rero ni umuntu mwiza ariko ntabwo mushira amakenga buriya ni umukobwa original shegera abaye nk'umukobwa buri anyuze ntabwo nzaho acikiye uriya mukobwa duhuriye ahangaha ugomba kunjyana ukampresent ukambwira uti wara nimero zaho nimero ze telefone nayitaye mu rugo okay reka kubaza ibibazo bikeya unsubize ndagusubiza okay ako bijyanye n'uriya mukobwa nta kibazo ariko kananukiyeho gatoya uriya muntu abaye ari nka murumuna wawe akaba ari umuhungu atari umukobwa niye nama mugira inama namugira rero abakobwa b'iyi minsi ari nka mushiki wanjye cyangwa ari murumuna wanjye namubwira akitwara neza kuko abakobwa b'iyi minsi barimo bariyambika ukuntu abasore tukabahohotera iyo niyo nama namugira uragiye inama abapede urayazi amapede amaki amapede abantu baryamana babandi papa yavuze ngo yemeye yego yewe kibazo sindi umukaturika ibyo bimenya bakaturika weho nkuko umuntu uryamana n'undi bahuje ibitsina nihe nama wawe abafite ikibazo hari igihe uba warishwe n'ibiyobyabwenge ukavuga utakujya n'ikinishe reka ndyamane n'umusore mugenzi wanjye ariko inama ngewe nabagira nk'abantu b'abasore wiha icyangwe ukagenda ugatereta ba bakobwa ubonye nyine mu nkuriya twe turi kumwe ikibazo nuko birangira umuhohoteye tumwegere umva hari umuntu ugushaka rero nta kibazo yagushegeye ariko mva inyuma oya nyine ndakuva inyuma nta kibazo n'ubundi ariko wowe inshuti yangirika ahantu hose yego wowe inshuti nese kuba ndi inshuti bivuze ko kunze nyuma n'ibikamera noneho n'amaniga yo muri karitsiye muganire nyine we muganire twahuye rimwe ntabwo tuganire yego muganire nta rimwe nifuza kukumenya twabarureke mani tuganire tunywe n'akantu nta birenze walayi ubuse tuzajya duhura tuganira gusa akantu tuganire akantu umwaka genda kabaza ese noyeri pebari irarenze ndakujyana ahantu nk'akantu ka desa genda ntaribi kuko nibwo bushoboye yemere bakwemera akantu ka desa cyangwa isigara n'akaji ko kugira ngo tuganire tumeze neza nasosi gahari ndakanga ariko sister walayi nakwikundiye uri na mwiza gasa intoki ndende bakunzi bacu mukore subscribe ibindi mu bigezweho gatanu ku kandi ahamubonye barumani kuko wambabariye yego nta kibazo nimukiremo abana uyu mukobwa rwose mabarumumira nimukiremo abana yego mugabo turazi tureke twigendera baguheje ushaka ku ngwino banze ume byo gira mwana nikende umucuruzi naza ngwino umuhereza ku mazi amazi ashaka kugira ngwino muhereze mwana nigende nari Eric turakwemera cyane abantu bagana kwa Eric agira serivisi nziza z'umwana mwiza uyu mukobwa nk'ukuntu namukunze ndakagure nyine ngenda akagura kamuheri kakandi kakaji apana ibintu bituma tutaganira neza ibintu bituma tuganira fresh ese sister buzanyemera koko sinkize cyane ubwo ngureje ji yavuze bagiye kuzana amazi buriya wenda mbabarira udusubireyo nese we humura jena sinaguhuja n'umuntu se durakuguriye n'amazi cyakwishe umanuje wa muneke amazi sungo yangorera amazi uri yishyuriye aramukwe
nawe Useka ntagiye kwifika ntabimubwiye ariko njye ni presence hakiri kare ya manzi nago wancika rega ndagufite ntacyo aratunyagirana ndikizibangiza kubisa mu maso ndabyemera mbako nsubije ibibazo byanjye ntago tubyemera kaka nkusubije ibibazo bya narangije kaba nigiye none yarahindutse nyamuneka banyakubaha bantu mudukurikira mukore subscribe like share na comment ibindi mudukurikire gatanu ku kandi igite giteye paso nka cyatanu tuzakanza babere bishambure byabuze amavuta y'abademe ibya sandunda tubibaye tubicikirije aha ntituzi uko bizarangira dore kurenga hara hirya namuretse yankubisengiza imyase ariko turabakunda cyane mukore subscribe like share na comment kuri IGALI TV 6 ku Rwanda TV ciao ciao